Hello, 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 mumeze mute? Amakuru y'iminsi myinshi cyane. Nizere ko mumeze neza, nshimiye buri muntu wese ukomeje kunshyigikira no kumba hafi, Imana imuhe umugisha mwinshi cyane. Hari hashize iminsi tutaganira, tudakorana ibiganiro, ariko nagarutse ndahari, kandi Imana ikomeze kuwandindira, mbakunda rwinshi. Hashize igihe kinini cyane abakobwa bifuza ko nababwira ibintu by'ingenzi uzaba kubera umugabo cyangwa uwo bazabana, ibintu yaba yujuje cyangwa nibura agomba kuba afite kugira ngo bazabane neza kandi urugo rwabo ruzagende neza. Burya urugo rwiza rutegurwa kare ndetse rugategurwa utarahitamo uwo muzabana. Niba uri umukobwa witegura gushaka, witegura kubaka, ni ukuri uyu musore ntazagucike. Umusore umeze gutya ntazigera agucika kuko azakubera umugabo mwiza wahoze wifuza w'inzozi zawe. Ndagusabye ngo wegere hino, niba uri umukobwa icara utere agatebe tuganire. Umusore uvugisha ukuri, uwo ntazagucike. Umuntu uvugisha ukuri, umusore uguha agaciro akakubaha, ibyo mvuga murabyumva. Umusore ugukunda haba mu bikorwa ndetse no mu magambo, akakubwira agaragaza urukundo ndetse n'icyubahiro kuri wowe. Kugukunda akaba ari ihame mu buzima bwe. Umusore ufite discipline, umusore ufite ikinyabupfura, burya nawe wamugereranya nawe. Uzi umuntu ukubaha akakubahira abawe, nawe ubwo akiyubaha. Umusore ukunda umuryango wawe n'abawe. Umusore ukunda ikiremwamuntu, umusore ukunda inshuti zawe agakunda abawe. Umusore ukunda Imana, umusore usenga agakunda Imana. Ibyo ntubirebere kuri wa wundi wirirwa mu rusengero. Mu by'ukuri ibyo mvuga urabyumva. Umusore wubaha Imana ni umusore mwiza. Umusore ugira isuku, umusore uzi kwiyitaho, uzi kwambara neza. Wa musore muzagendana ukumva utewe agaciro nawe, ukumva utewe ishema no kuba ufite uwo musore. Uwo musore ntazagucike. Noneho reka turebe muri ibi bintu 10 tugende dusobanura buri ngingo, kugira ngo usobanukirwe neza izi ngingo 10 ugomba kugenderaho kugira ngo uzakubere umugabo, uzahora umwishimira iteka nk'umugabo wawe. Ingingo ya mbere, twavuze umusore uvugisha ukuri. Wa muntu uba ushaka kuvugisha ukuri, akakubwira uko agukunda, akakubwira icyo agukundira, akagushima aho gushimwa, akakugaya aho kugawa. Uwo musore ni ukuri ntazagucike. Uzi umuntu ukubwiza ukuri, akakubwira uko akubona, akakubwira n'icyo akwifuzaho, akakwibwira wese ntakwirarireho, akakwereka uko ahagaze, niba ari umukire se, niba ari umukene. Uwo musore ni ukuri ntazagucike. Ukeneye abantu bakubwiza ukuri mu buzima bwawe. Umusore uguha agaciro akakubaha. Umuntu uguha agaciro akakubaha, akakubahisha no mu bandi, aba ari umuntu w'ingenzi cyane. Uzabwirwa n'iki rero umusore ukubaha akakubahisha no mu bandi? Iyo umuntu akubashye cyangwa agusuzuguye uba ubibona. Iyo umuntu yakubashye umutima wawe uranezerwa. Iyo umuntu akubashye n'inshuti zawe mugendana barakubwira ngo cyakora sheri wawe arakubaha, nawe ukabibonesha amaso yawe. Biba byiza cyane iyo umusore akubaha akakubahisha, bituma nawe wubahwa no mu bandi. Umusore ugukunda
haba mu bikorwa ndetse no mu magambo. Icyo ni ikintu cya gatatu. Uyu musore ntazagucike, burya gukunda umuntu ntabwo biguma mu magambo gusa, cyangwa ngo unzanire keke, ntundirimbire, ntugire ijambo ryiza uriherekesha, ngo ubwo wazanye keke birahagije. Oya, akubwira amagambo meza ariko ajyane n'ibikorwa. Ariko nanone ntumbwire ya magambo meza utanyereka n'ibyo bikorwa by'urukundo. Nshuti yanjye, umusore ukubwira amagambo meza y'urukundo akakwereka n'ibikorwa, ni ukuri uwo musore ntazagucike. Umusore ufite ikinyabupfura ni ingingo ya gatanu. Umusore ufite ikinyabupfura, wiyubaha, akubaha n'abandi, yaba ari no gusuhuza umuntu, ariko uzi umuntu mujyana ahantu ukumva ufite ikibazo cy'uko nta disipurine afite. Umuntu uzi kuvugisha umuntu mukuru, umuntu uzi kuvugisha umuntu mu kigero bangana, umuntu nyine ufite ikinyabupfura, uzi kumenya icyo akwiye kuvuga mu gihe cya nyacyo. Uwo musore ni ukuri. Umusore ufite disipurine rwose nawe muhaye amanota cyane. Umusore ukunda umuryango wawe n'abawe. Umuntu ugukunda akagukundira n'abawe, burya ntawe wamunganya nawe. Ubundi abagabo cyangwa abasore akenshi tubaziho kwikunda, ariko umuntu ugukunda akagukundira abawe, akagukundira inshuti, akagukunda uko uri, ukumva nta isheke y'urukundo ufite mu buzima, uwo musore ndakwinginze umuhagarareho cyane, ntazigera agucika. Umusore wubaha ikiremwamuntu, buriya umuntu wubaha ikiremwamuntu aba ari umuntu mwiza cyane. Umuntu umenya agaciro k'umuntu, akamenya uko akwiye kumutwara, nta kintu na kimwe agendeyeho, uwo musore nawe ntazagucike. Nizera ko wowe mukobwa, niba tugeze kuri aba bantu bose, tugeze kuri iyi mico igiye itandukanye, wagiye wumvamo ahantu ugiye uhagaze. Umusore ukunda Imana, burya ibintu byose nubwo byaba, Imana ni ingenzi mu buzima bwacu. Umusore ugira isuku, akamenya kugira isuku, akamenya kwiyitaho, akamenya kwita aho ari, haba ku isuku yo ku mubiri ndetse n'isuku yo ku byo yambaye. Uraje wicare utekereze ngo umuntu duhurira kuri date nabwirwa n'iki kagira isuku? Inshuti yanjye, urabibona. Umuntu ugira isuku uba umubona pe, umuntu wiyitaho akikunda, akaba asa neza, akaba ahumura. Abakobwa ndabazi, abakobwa bakunda umusore usa neza, bakunda umusore uhumura, bakunda umusore ugaragara neza. Umva nshuti yanjye, bihera muri fiyansaye. Umuntu utagize isuku utaramwemerera urukundo, uribaza nyuma yaho nawe ibyo yajya gukorera ko ari ibitangaza. Umusore uzi kwita ku nshingano ze, wa muntu uzi icyo inshingano ari cyo. Si ubu mbikubwire gute? Mbuze ukuntu mbigusobanurira, ariko wa muntu uzi ko kugukunda biri mu nshingano ze, kukubaha biri mu nshingano ze, kukuba hafi biri mu nshingano ze, kuba hafi y'ubuzima bwawe bwa buri munsi biri mu nshingano ze. Ku bakobwa wenda bategereza abasukisha, bagira gute, niba yagukoresheje inzara ajye hariya, nagukoresheje inzara. Umusore ugucyurira ibintu yagukoreye guys, umwitondere cyane. Ubwo umuntu ugucyuriye inzara yakugejeje mu rugo byagenda gute? Ngo nagukoresheje inzara, ngo umusatsi wawe nawitayeho, ngo naguhaye telefone, ngo naguhaye amafaranga yo gushopinga. Urukundo umuntu akora nk'uwikorera, ntabwo ari ngombwa ko ucyurira umuntu ibintu wamukoreye. Niba ufite umusore akajya agucyurira ibyo bintu, rwose ugende gake cyane, kuko nimugera mu rugo agatangira kuguhahira nabyo bizaba ikibazo. Ariko umusore ukora ibyo bintu akumva ko uri mu nshingano ze, wa musore uzi kwita ku nshingano, uwo musore ntabwo umuyoberwa. Iyo urwaye uramubona, uri muzima uramubona,
iyo wagize anniversaire, iyo wagize ikibazo muri famiye, iyo wagize umunezero muri famiye, uba ubona ko buri kintu acyitayeho. Ikindi umusore uzi kuguha keya sheri wanjye, wa musore uguhamagara akakuvugisha, akakubaza uko umeze, agahangayikishwa no kumva niba umeze neza, mbere y'uko ajya mu kazi akabanza akakuvugisha, cyangwa niba azi ko uba ukiryamye akaza kukuvugisha ubyutse. Uzi kubyuka ukireba ubumbuye amaso ukabona ko ari umukunzi, akubaza uko waramutse, akubaza uko wiriwe, biraryoha cyane. Niba umusore agukorera bino bintu ukabitesha agaciro, ni ukuri hari abantu bajya bavuga ngo umenya agaciro k'umuntu iyo yagiye, ariko uyu musore rwose aba ashoboye. Umusore uzi kugukeyaringa ku buryo uvuga ngo wawu, ntabwo yahashashe. Niba uzi ko ufite umuntu akakubwira ngo sinshobora kukuvugisha kubera ko mba ndi bize mu kazi, uko biri kose n'akazi katagira bureke, uba ukwiye kuganira n'umukunzi wawe, uba ukwiye kubaza uwo ukunda niba ameze neza. Iyo ukunda umuntu by'ukuri ntabwo ushobora guhumeka utaramubaza uko ameze neza. Ese ko ushobora kubura umwanya wo kuvugisha umukunzi wawe ariko ukabona umwanya wo kujya kuri tuwarete? Ndakugira inama wowe w'umukobwa, ndakuvugisha cyane. Ndizera ko muri ibi bintu nkubwiye harimo ibyo uri bugende utoramo, ariko ikindi kintu nakongereraho, ibyo byose ni byiza, ariko ikintu cya mbere umuntu uguhaye amahoro mu buzima, wa muntu uba uri kumwe nawe ukumva uratekanye, wa muntu uba uri kumwe nawe ukumva uratuje, uwo muntu ubundi niwe wawe pe. Ibintu byose wageraho mu buzima udafite amahoro, udafite umutuzo, udafite umutekano, utumva wishimiye umuntu muri kumwe ngo wumve utewe ishema nawe, ni ukuri ibyo byose nta kintu biba bivuze. Kubera ko kugira ngo ugire relationship nziza, ni ukuba uwo muntu nabwo mubanye neza kandi ufite amahoro. Ikindi kintu nari nibagiwe kubabwira, wa musore wifitiye icyizere, wa wundi uhatana atitaye ku bantu ari guhatana nabo, wa musore ugukunda agakomeza agahatiriza ntacike intege, atitaye ngo hari abaje bafite vewiti, atitaye ngo hari abantu bafite akazi karenze ako afite bari kugutereta, agakomeza agahatana adacitse intege. Ibyo bijya bikwereka rwose ko nimugera no mu rugo, aho kugira ngo uburare yajya no gukora ubufundi, ariko ukabasha kubaho. Kugira inshingano no kuba umuntu yakurwanirira mu rukundo, burya niwe ubigiramo uruhare. Ikindi kintu udakwiye kwibagirwa, umusore ukumva akagutega amatwi, akumva ashaka kumva imvugo yawe, akumva ashaka kumva impumeko yawe, umusore utumva amabwire ubanza kumva icyo wowe umubwiye, uwo musore ntazagucike. Mu buzima uzacamo bwose uzakenera umuntu ugutega amatwi, uzakenera umuntu ukumva, uzakenera umuntu utegaho, gutegera urutugu ukarira, uzakenera umuntu uguhumuriza, uzakenera umuntu ugusubizamo ihumure, uzakenera umuntu ukuba hafi, uzakenera umuntu ukugirira icyizere, uzakenera umuntu ugushyigikira kuri buri ntambwe yawe yose uri gutera. Uwo muntu uzamukenera. Burya wa musore ukubanza imbere mu buzima bwe, uwo musore nawe ntazagucike. Umusore wumva ko nta kintu kikuruta mu buzima bwe, agushyira imbere, akubaha, akuba hafi, akubahisha, uwo musore ntazagucike. Uko nzagenda nunguka ibintu byinshi, nkora ubushakashatsi bugiye butandukanye, nzagenda mbabwira ibintu ugomba kugenderaho kugira ngo uzakubere umugabo agomba kuba yujuje, kugira ngo nawe ubwawe utegure relationship yawe neza, ndetse utegure n'urugo rwiza rw'ahazaza. Narababwiye ko urugo rwiza rurashoboka mu gihe wabigizemo uruhare, n'uwo mubana nawe akabigiramo uruhare. Birashoboka kandi cyane ko wakubaka urugo kandi rufite paradizo. Ndabinginze mwitondere kujya mu rukundo mutishimiye,
ufite ibindi bintu uri guteganya ku muntu, kuko kubana n'umuntu utamukunda biragora pe! Biragora cyane, wireba ku kindi kintu icyo ari cyo cyose, banza urebe ko uwo muntu nubwo yujuje ibyo bintu byose umukunze kandi umwishimiye, kuba uri kumwe nawe biguhaye amahoro kandi uri proud ye, bizaguhesha kuguma mu rukundo ubuziraherezo weho nawe kandi mugere kuri byinshi byiza, mubane, mubyare, mwozukuruze, mubyare hungu na kobwa. Nshimiye buri muntu wese ukomeje kumba hafi, nshimiye buri muntu wese ukomeje kunshyigikira, nari naratinze kubaha ibiganiro ariko nongeye nagarutse ndahari cyane, hanyuma rero munyandikire muri comment niba n'abasore mwifuza abagore mwazashaka ibintu mugomba kugenderaho kuri abo bagore. Biba byiza iyo uteguye relationship hakiri kare, urugo ruteguwe kare, iyo ubanye n'uwo wakunze, iyo mugeze mu rugo bibabera paradizo. Gusa nk'uko nabibabwiye, ukajya wiyumvisha ko uwo muntu mugiye kwinjira muri relationship ari marayika. Arakosa nk'uko nawe ukosa, icy'ingenzi ni ukumubabarira, ugafata ibyiza agukorera mu buzima ukabirutisha ibyo bakomeje gukora. Gusa nyine relationship iguhoza mu marira, iyo ngiyo iba igoye ko yakomeza. Ndagusabye kugira ngo relationship yose urimo ujye uyiregeza Uwiteka. Abantu barebye kino kiganiro bakakirangiza ndabashimiye cyane, ndetse n'abantu bumvise ko hari ikindi kintu bifuza ko nazabakorera cyangwa nkakosora, mumbwire muri comment nta kibazo, ndahari ku bwanyu, ndi uwanyu, icyo muzifuza ko nzakora nzagikora, kandi rwose nimuhumure nzakomeza mbagezaho ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, n'abahungu namwe ndahari cyane. Namwe ikiganiro cy'ubutaha nzaza tuganire ukuntu ushobora kubona umugore mwiza wifuza. Abagore beza bariho kandi bazahoraho, mwakoze kubana nanjye, bye bye, ndabakunda cyane. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, like, share and comment, ndabakunda cyane, mbakunda rwinshi. Flavia TV show, bye bye, ciao ciao.